mu bintu byantangaje bikantera ubwoba, uriya njya ndeba abarokore nkababara ibintu byose twakira mu rusengero nta na kimwe kitishyuwe. Byose Yesu yarabyishyuye muri rwa rukundo rwinshi, ariko ntabwo tubyinjoyinga. Binyereka rero ko no mu ijuru ubanza bazabatuza muri quartier y'abantu barakaye. Nongere mbibasubiriremo, ntabwo hari nk'umurwayi ukirutse malaria muri CHK, nta nubwo hari nk'umusaza uri mu kigo kizabukuru, ahari nk'umwami w'abantu. Kubera yuko rero adafite ipfunwe ryo gushaka kumenyekana, niyo mpamvu mutamubona. Ntabwo yaje akangana, nta kote yambaye, nta karuvati, ariko arahari. Kandi nkurikije iyerekwa nagiriye hano, nabonye tugifite umwanya wo kuzakorera Imana. Ubwo tuzahurira ahantu henshi tugomba kubana neza, tugomba kugabana iminota. Imana ibahe umugisha. Nibo mperutse guhura nabo vuba, niyo mpamvu mbavuga, ariko nago sheri ndabashimira, mwarakoze kuntumira. Imana ibahe umugisha. Twahuriye mu Kove, bambika muturemangingo tw'urukundo, ndabakunda. Mwabonye ko ntahagurutse nkabyina, kandi imyaka 30 irenga maze muri ADPR kugira ngo mbyinishe biragoye, ariko Imana ibahe umugisha. Tusome Yesaya bice byaho 40, ndasoma mpereye ku murongo 26 ndageza kuri 31. Mu bintu byinshi nateguye ndashaka kuvuga ikintu kimwe, ibindi bisigaye abandi bazabivuga. Ibyo batazavuga umwuka wera azabiganira n'abana b'Imana mwibanga. Dusome mu izina rya Yesu. 26 aravuze ngo nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose, akazihamagara mu mazina, kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo, Isiraheli, ni iki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora, abaruhe n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa. Turi kumwe? Bazagenda be gucogora. Tuvuge ngo amen. Ubundi uyu murongo mwateguye wa konseri muri Yesaya 40 murongo 26 harimo ibintu bibiri by'ingenzi. Harimo kureba hejuru wamara kureba hejuru ugakora urugendo n'ibitekerezo rwo kureba ibihari ubonye, ukamenya uwabikoze n'uwabishyize muri gahunda n'impamvu yabikoze, warangiza kumwibuka. Muriho muranyumva? Kandi iri jambo riri mu ntegeko. Uwahanuraga yasabaga Abisiraheli kureba hejuru, bakareba ibintu biri hejuru, barangiza kubireba bakabona imbaraga zihari zabikoze. Aranamusobanura uwo ngo wabikoze, mu kanya ndaje nkavugaho umwanya mutoya, ariko asoza ababuza indwara, ariyo ngiye nshaka kuvugaho. Aravuga ngo ni iki gitumye mwiganyira? Niko kuvuga ngo iby'imbaraga yakoze ko bigaragara, ni iki gitumye umwitirirwa? Abisirayeli baramwitirirwaga, ukaba wiganyira. Naje gusanga uyu mugabo ntabwo yabivuze mu isezerano rya kera, ahubwo no mu isezerano rishya amaze kwihishurira umwana w'umuntu, yongeye asubiramo ubutumwa bujya gusa, ashaka gusobanurira abantu ababuza indwara yitwa kwiganyira. Imana ifashe muze kunyumva mu izina rya Yesu. Haleluya. Nagerageje gushakisha, nsoma ibigendanye n'ubwenge karemano, icyo bita ChatGPT, kugira ngo ndebe ibintu biri hejuru, ndebe ubushakashatsi bwakozwe n'abantu. Nsanga harimo inyenyeri, harimo izuba, harimo ukwezi, harimo n'utundi tuntu tutajya tubonesha amaso, ariko natwo dukorera hejuru. Ibyo ngibyo ntabwo bitangaje, murabizi. Nsanga ngo harimo n'inyoni zinyura mu kirere, harimo n'indege, harimo n'ibyogajuru. Muriho muranyumva? Ariko iyo bigenzuye, ikintu kirimo gitangaje, haleluya, nuko nta ntambara y'ikirere ya mbere byari byakora. Nta kwezi kurarwana n'izuba, kambegere kugira ngo mbivuge mbegereye, ubundi mpite nsoza. Shemu uyu munsi ndi mu mwuka w'uko rwose tutari iminota turayikoresha neza. Haleluya, haleluya. Mu bintu byantangaje bikantera ubwoba, nta ntambara y'ikirere irabaho. Izuba n'ukwezi ntibirarwana, inyenyeri n'izuba ntibirarwana. Naje gusanga Yesu ashimwe,
ngo uwabiremye yabihaye gahunda. Buri kintu cyose yashyize mu kirere agihereza umwanya gikwiye kubamo, kandi kubera ko afite imbaraga byumviye itegeko ryabyo, kuva yabirema ntibirava mu mwanya wabyo. Haleluya! Reka nsoze. Murafashijwe? Niyo twasoreza aho ngaho. Yavuze ngo rero uwo afite imbaraga, murabyemera? Hari abantu babizi ko afite imbaraga? Mugire gutya ndebe. Uwo afite imbaraga aravuga ngo akagira amaboko. Mu isezerano rya kera havuga amaboko y'uburyo bubiri. Hari ukuboko kurambutse. Ukuboko kurambutse icyo gusobanura ni ukuboko gukorera naho tutareba. Ubu kukaba kuri mu bana kumubwira ngo ntugwe mu mwobo sha. Mama wawe ari muri korali. Ariko mana urakomeye. Icya kabiri ngo afite n'amaboko akomeye. Haleluya! Uwo afite imbaraga, afite amaboko akomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi cyantangaje kikantera ubwoba kugira ngo muvuge mite mvuga kwiganyira ubundi nsoze. Aravuga ngo afite n'ububasha. Ariko Imana irakomeye. Uzi ko umuntu uvuye mu cyaro bahaye ububasha muri Kigali ushobora kutemererwa kumusuhuza kandi waramutanze mu mujyi atazi no kwiyambutsa rompo? Ububasha burakomeye. Baguhaye ububasha bakakubwira ngo twese dusohore muri urusengero. Tudusohora twese twagenda n'umutima mwiza abandi bakarakara. Ububasha ni ikintu gikomeye. Ngo werera afite ububasha. Ntago babumuhaye, ntabwo abushakisha, ahubwo afite ububasha. Ndabona mudafashijwe. Ndongera nsubiremo, ntago babumuhaye, nta nubwo abusaba. Ntibyasabye ko ajya kwiga amashuri menshi kugira ngo azabone umwanya agira ububasha. We niko ameze. Nta nubwo tuzi aho yabukuye. Ntiturekarama, ntitwamuburanya ngo tuvuge ngo wabuvanye hehe. Wafite ububasha. Ndafashijwe. Icyanyuma yamuvuzeho gikomeye, Yesu ashimwe. Ngibyo bituma ibyo tureba hejuru byose, ibira bintu byose tureba hejuru, ngo nta na kimwe gishobora kuzimira. Nagerageje kuvanga ubwonko bwanjye, nza gusanga nta muhanga mwisi, nakoze ubushakashatsi bwinshi, nta muhanga urashobora kwiba inyenyeri. Vuga ati reka nyibe nyijyane muri Amerika. Nta urabaho ngo kuko Imana yaravuze ngo nta na kimwe kizimira. Ariko Imana irakomeye. Nta muhanga urashobora kwiba ukwezi basi ngo akugumana umunsi umwe. Avuga ati ndagufite hano Los Angeles, ndagufite hano muri Kigali, kuko Imana yavuze ngo nta na kimwe kizimira, biguma mu mwanya wabyo. Imana irakomeye. Haleluya! 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 Ndibaza mwamumenye, nta wundi wavugaga n'ubuhanuzi bwa Kristo Yesu. Nimusoma muhereye ku gice cya 40 harimo ubuhanuzi bwa Yohana. Ni Yesu n'umwana w'Imana, niwe tuvuga. Niwe mugabo uri hano, ntago mumubona mu materaniro, ntabwo agenda, ntago mumubona, ariko arahari mu mbaraga ze zose. Nongera mbibasubiriremo, ntabwo hari nk'umurwayi ukirutse malaria muri CHK, nta nubwo hari nk'umusaza uri mu kigo kizabukuru, ahari nk'umwami w'abantu. Kubera yuko rero adafite ipfunwe ryo gushaka kumenyekana, niyo mpamvu mutamubona. Ntabwo yaje akangana, nta kote yambaye, nta karuvati, ariko arahari. Hari abantu mumwumva? Haleluya! Reka mabwire ibintu bitatu, ndavuga bitatu byonyine. Icyambere, niwe witwa Alpha akaba na Omega. Ikintu yatangije nta mbaraga zagihagarika, kandi ikintu yarangije nta mbaraga zagitangiza. Ni wowe Alpha ukaba na Omega, witwa itangiriro ukaba n'iherezo. Afite imbaraga, afite imbaraga dirija. Shalasi endore kota. Ndafashijwe Jean Paul. Niwe Alpha akaba na Omega. Muvuga ngo icyantangaje cya kabiri, ngiye kubabwira bibiri, ibindi byose ndabiretse. Ngiye kubabwira icya kabiri, nimugisobanukirwa murabaho neza nta gahinda mufite. Yatanze ibintu byose, murabizi ko atanga.
atanga urukundo, adukunda tutashoye, ashora imari ikomeye, aradukuyakuya, turinda Satani. Ariko ibintu byose by'ingenzi yarabisigaranye. Ngiye kubavanga ndabagarura. Yatanze ibintu byinshi muzi, ariko iby'ingenzi kurenza ibindi adresse niwe. Ngiye kubaha ingero ebyiri. Ahuza umusore n'umukobwa bagakundana barebana neza, les yeux bien, alolo, cyo bita alolo style. Bagakundana, bagakora ubukwe, Shema akayobora ubukwe, Mushumba agasezeranya, Simba wa Yuda kuzuzwa. Siko bigenda, ababyeyi bagategura urugori. Ninde wanzura ko umwana avuka? Urumva ko nubwo yatanze urugo, ariko icy'ingenzi mu rugo yaragisigaranye. Wabwahagirana ukarya n'ibyo kurya bakakubwira bati ibi bituma ubyara umuhungu ntumubyare, bakagupima kwa muganga bagasanga utarwaye. Iby'ingenzi yarabisigaranye. Ndanezerewe, umwami wanjye ndamunezerewe. Korari Impanda uwo mwaririmbye kuva kera, uwo mwavuze iby'ingenzi byose niwe adresse. Dirisha ndashaka uzabihimbe neza, niwe adresse. Iby'ingenzi byose yarabisigaranye. Mvuga icya kabiri, mu buzima bwo mu mujyi kugira ngo abantu babeho neza usabwa gukora siporo, ukanywa amazi amaritiro angahe sinzi uko muyanywa, turi kumwe, ukarya imboga n'imbuto. Ariko ninde wanzura ko umuntu aramuka? Simba wa Yuda iby'ingenzi yarabisigaranye. Niwe adresse, niwe uvuga ngo baho ukabaho, byuka ukabyuka, genda ukagenda. Yanzuye kutari buramuke. Nubwo bavanga rojyo bagashyiramo ubunyobwa, bagashyiramo onja, bagakoroga, bakavuga ngo ibi birafashe, bakaguha keya bazongera, uragenda. Bwira mwene so ngo turakubura, ariko arakomeye. Bwira mwene so ngo aradufite rero. Iby'ingenzi byose niwe wabisigaranye. Haleluya! Ndanezerewe. Haleluya! Haleluya! Nanone afite imbaraga, niwe adresse. Iby'ingenzi byose yarabisigaranye. Ibyo yaduhaye ni dutoya. Nubwo waba urya neza bingana gute, ukarya imboga n'imbuto bakabipima, bagapima glucose, isukari, bakavanga biochimico, bakavanga ibintu. Iyo avuze ngo ntubaha urapfa. Iby'ingenzi yarabisigaranye. Nta hantu mwamukwepera. Yatanze ibintu bisa naho bisagutse, ariko tw'ingenzi atwibikaho. Umugabo tugendana nawe niwe ubitse iby'ingenzi. Tubaye iki? Bwira mwene so ngo ntacyo nkibaye. Menye ko iby'ingenzi byose ari ubifite. Haleluya, haleluya, haleluya. Hano hari abantu bize muri primaire, muri secondaire. Ninde washyize i mu mutwe ikajyamo? Uzi ko wajya mu ishuri i ntijyemo? Mwari bakayavuga ati umugabo wikoreye akabuye, ukajya ubona inuma igenda. Ariko ujya kubona ukabona igiyemo, ikajyamo, ukamenya gusoma, ukavuga Icyongereza. Mbibutse ko ari n'indwara ziri kugenda zifata abantu, aho umuntu yibagirwa ibintu byose yize muri university, afite ari PhD holder, afite doctor, akabyibagirwa byose ntagire na kimwe asigarana. Niwe ushyira ubwenge mu mutwe. Ese mwahagurutse mukamuterera haleluya? Sinjya mbibakoresha, ariko nimuhaguruke. N'Impanda nimuhaguruke mumuterere haleluya. Muhaguruke mwese, muhaguruke tumushimire, dutere haleluya. Nubundi niyo yayo. Haleluya! Mbivuga mushobora kuba mwari muhari. Noneho ndashaka kubabwira yuko kuri twebwe abana b'Imana yifitemo ibyangombwa byose byo kudukenura. Urugendo uko rwaba rumeze kose, inzira yose twatunyura ntishobora guhagarara, kuko yifitemo ibyangombwa. Iyo ageze mu butayu hashyushye yihindura vandarateri. Abantu baranyumvisha, yihindura air conditioner. Abantu bakabona uranyura mu butayu bakabona udashya, bakaberwa impamvu. Naho hari ibanga riri inyuma y'ubuzima bwawe rya air conditioner.
ariko nijoro iyo habuditse yihindura urumuri. Iyo ageze ahanyerera yihindura imbaraga z'ikibando zikagufata. Iyo ageze mu ikorosi riremereye araguterura akaguheka. Abagutegeye mu ikorosi bagategereza kuzahanyura, bakabona haciye umugabo udatangirwa w'umunyembaraga, yifitemo ibyangombwa byose byo kubasisha umugenzi mu rugendo. Haleluya! Kongera ngo afite imbaraga. Kora kuri mugenzi wamubwira ngo afite imbaraga, afite imbaraga, afite imbaraga, afite imbaraga. Muzehe wa kazi afite imbaraga. Muragira ngo twizeye umugabo wa rojyorojyo. Ndasaba shemu umunsi umwe azantumire, nasarangutse nzamuvugaho ibintu 1000. Narabyanditse. Nzavuga ibintu 1000 kandi sinzatwara igihe kinini. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Mu ntambara araturwanirira. Ahinduka general. Haraza akabwira Yosuwa ati urugamba ndabona watawanitse. Nje none hango mpinduka umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Ubu ninge kamanda. Akamubwira ati tekinike tugiye gukoresha ntirabaho ariko irakora. Arafashijwe. Tekinike tugiye gukoresha ntirabaho irakora. Nukuzenguruka gusa mu gaceceka. Kazenguruka, zenguruka. Wowe uzenguruke nge ndaba mpari nubwo ntagaragara. Ndayiritura, yarayirituye. Urafashijwe. Ko mfashijwe. Haleluya! Dawidi aragiye intama. Iyo Zaburi mwese murayizi. Ngo yamubonye nawe amuragiye. Buri impamvu intare n'idubu zitamuhinduye breakfast, ifunguro rya mu gitondo. Suko atari yarari kwisahana. Ishyamba yararimo ni isahani. Ariko ngo inyuma hari undi mugabo umuragiye, yararagiraga ariko akamuragira. Tujya mu isoko turagiye, mwumve rero ibintu bibukuntu bikomeye. Afite imbaraga n'uwo kugirirwa icyizere n'uwo kwizerwa n'umunyembaraga. Mwumve ikintu kiba. Aravuga ngo Uwiteka niwe mwungere wanjye. Ageze hepfo aravuga ngo sinzakena. Avuga ibintu nakunze, ndashaka kubabwiramo ibintu 2. Aravuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ibyo bintu byose bisobanura stability, ituze. Kumva uri ahantu hari intare n'idubu ariko ukaryama ugasinzira. Ukavuga uti nubwo aroga ntabwo bingeraho, kuko ntabwo ndindiwe inaha, ndindiwe ahandi hantu hatazwi. Njya mbibabwira hano kuri CG, muzakomeza kubibabwira. Ntabwo umuntu witwa umunyetorero arindiwe hano, kuko hano muri secret. Uwo mubona Jean Paul uhagaze imbere ni photocopy. Jean Paul wa nyawe address arindiwe mirazwe, arindiwe muri Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ageze hepfo aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'icu cy'urupfu sintinya kuko ndi kumwe nawe. Avuga inshyimbo ye n'inkoni ye, ariko avuga ibintu 2 nakunze. Munde abantu bibabwire nsoze mbabwire ukuntu afite imbaraga. Ubundi dusoze twirukana umwuka wo kwiganyira. Avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo muriho muranyumva, antegekera ameza imbere y'abanzi. Icyo bisobanura ni ukuguhera keya abanzi bahari. Donc ni ukuguhera keya imbere y'abanzi. Agahagarara kubanza akababwira ati muhekenya amenyo murebe nabi ariko ntihagire ikintu mumukoraho. Akaza akakubwira ati wowe tuza rya wishikagurika, ni muririmbe, nkorera, ndirimbira, mvugira, ndi kumwe nawe. Ageze hepfo avuga akantu nakunze, ngo nsiga amavuta mu mutwe. No mu bihe by'umwera abandi bafite umwera, itorero ntirigira umwera, riba rifite amavuta. Nsoza rero muri Matayo yongera kubuzanya uyu mwuka witwa iki? Kwiganyira. Mundebe hano mvuge kwiganyira gato yansoza. Ndashaka kubamenyesha, ndashaka kuba itangazo mwese. Kwiganyira buriya bifite ibindi bintu bituranye. Kwiganyira bituranye n'umubabaro w'umutima, n'agahinda, n'intimba, n'imitekerereze njyahabi. Ukabona umuntu arareba nk'umujanja wide kandi atarigeze abamo. Abantu bakaririmba bagafashwa aho kwinjoyinga ibintu byo mu ijuru akagira utugambo. Buriya njya ndeba barokore nkababara ibintu byose twakira mu rusengero nta na kimwe kitishyuwe. Byose Yesu yarabyishyuye muri rwa rukundo rwinshi, ariko ntabwo tubyinjoyinga. Binyereka rero ko no mu ijuru ubanza bazabatuza muri quartier y'abantu barakaye. Kubera iki Imana ibuzanya kwiganyira? Mu ndebe hano bibabwire. Bibiliya iravuga ngo nta muntu numwe wakwiyunguraho umukono numwe bitewe no kwiganyira. Kwiganyira bizana iki? Mu ndebe hano bibabwire.
iyo imitekerereze mibi imaze guhura n'agahinda gakabije, dejo wamaze kurwara uburwayi bwo mu mutwe. Bwira mwene so ngo kwiganyira bizana uburwayi bwo mu mutwe. Sinde hafi gusoza perezida, singe gusoza. Bibiliya ikavuga, munyumve neza mundebe hano, iyo umuntu aniganyiriye cyane abantu bategereje amasezerano, bategereje ko Imana yakora, bababaye, ukiganyira cyane, n'iyo Imana igutabaye uyivuzamo, kuko bitera umutima hypertension, hypotension, bishobora kugutera igifu kidakira, bishobora kugutera loss of memory ukajya wibagirwa, bishobora kugutera umutwe udakira. Iyo Imana igutabaye ikaguha udufaranga dukeya, utangira gahunda yo kurya imiti. Aho kurya umuceri n'ifiriti uhera ku miti. Bwira mwene so ngo gahunda yo kwiganyira turayireka. Niko bimeze. Yesu rero arimo yigisha, aravuga ngo yasanze hari ibibazo bibiri. Hari ikibazo cy'ibyo kurya n'ibyo kunywa, niho nsoreza. Avuga ibintu bikomeye bigaragaza ko afite imbaraga. Si twavuze ngo afite imbaraga? Aravuga ngo Imana igaburira inyoni zikarya zigahaga. Avuga ibintu nshaka kubavanga, ndabihuza no mu Rwanda murabyumva. Aravuga ngo izo nyoni ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika. Ni nko kuvuga ngo ntizigira abagoronome mu mirenge. Inyoni zigira abagoronome mu mirenge, zifite ministeri y'ubuhinzi, aba expert hano bizi iby'ubuhinzi. Inyoni zirabakodesha. Murimo muranyumva? Zigira rabuse, ikigo cy'ubushakashatsi gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda. Zigira ama NGOs ashora mu buhinzi. Inyoni zigira ibyo bintu byose. Ariko ngo Imana mu bubasha ifite, ngirazigaburira. Imana ihabwa icyubahiro. Ya kuvuga amagambo akomeye ibonetse hose. Haleluya. Icya kabiri yaravuze ngo Salomo mu kurimba kwe, mu kumu fashion maker, ntiyashoboye kurimba nka kamwe mu karabyo Imana yarimbishije. Kandi Salomo ntabwo gabona umwanya wo kuvuga imyambaro ya Salomo. Mwagira ubwoba mwese, mwasanga tutambara. Kandi sinshaka kubatera ubwoba. Turi mu giterane cyo kuvuga ngo afite imbaraga. Aravuga ngo Salomo ntiyashoboye kurimba nka kamwe mu karabyo ko mu gasozi. Kandi mwumva turabyo ko mu gasozi twambara neza, nta made in Rwanda. Warebye umuntu mwegeranye nkajya mbivuga umureba ko ngiye gusoza. Nta made in Rwanda, nta made in China, nta muntu udoda mu mujyi udodera uturabyo. Ngo ariko Imana mubasha ifite ngiraburimbisha, ariko afite imbaraga. Imana irangije avanga ibyo bintu byose. Turuta ibishwi, turuta ibikona, turuta inyoni, turuta za marwigiri, turaziruta. Twebwe itorero ry'Imana turaziruta. Haravuga ngo akarabyo nako karuma kagahunguka. Haravuga ngo nzabura nte kubambika no kubagaburira, mwebwe afite kwizera gukemwe. Aratubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongera. Siko ngiye gusoza, ariko ngiye gusoza nyamarira. Mu bintu bibabaza Yesu nuko tubona turira, muriho muranyumva, tubabaye, dufite agahinda, twihebye, kandi nta mukono n'umwe byatwongeraho, tutasobanukiwe imbaraga ze. Ariko muri kino giterane arashaka gukangura imitima. Afite imbaraga. Narimvuze ngo afite imbaraga. Narimvuze ngo afite imbaraga. Narimvuze ngo afite imbaraga. Kamvuga ibintu bitanu. Afite imbaraga zo gukura indwara mu mubiri wawe, atapimye, atoherejemo ibinini, akagenda akayivanamo. Kandi mbibutse ko Yesu atagira pièce de rechange. Yesu ikintu agira ikintu yasimbuza akagingo kapfuye kiri original. Afite imbaraga zo kuvanamo. Nubwo indwara yavuga ngo ndanze, we nta nubwo avuga amagambo menshi, ayiha itegeko. Aravuga ngo ndavuze ngo vamo. Ibintu bidashobora kukumva byumva imbaraga za Yesu. Ibintu bidashobora kukwemera byemera imbaraga za Yesu. Ibintu bidashobora kukureba bireba imbaraga za Yesu. Icya kabiri, Yesu afite imbaraga. Haleluya. Yesu afite imbaraga. Akoze ku kuboko k'umuntu, dore anzaniye isaha. Nafashijwe Jean Paul. Mushu, ndasarangutse, reka mabwire igitumye nsaranguka. Haleluya. Afite imbaraga. Dirije afite imbaraga.
niga mu mwaka wa kabiri muri universite, bamuhagarikiye amafaranga bamuhaga kuri universite ahantu nigaga, barayihagarika. Yesu ambwira ijambo rito cyane, ntabwo avuga amagambo menshi. Bya bintu mubwira ngo subiramo, ngo ngera uvuge. Ntabwo Yesu ari muri FM, avuga ijambo rimwe rikubiyemo ibyo ashaka kuvugana nabyo byose. Ako nako murakazi, afite imbaraga ku buryo ijambo rye rimwe. Niba avuze ngo uzarya, avuganye n'amadegede, avuganye n'ibirayi, avuganye n'amafi azaturuka muri Indonesia, kandi ibyo azaguha ntibishobora kuyoba. Ako kubera ikimwa uko uyu munsi aribwo nari mfite umwanya. Haleluya. Imana irashaka kubavanamo agahinda n'intimba n'umubabaro. Haleluya. Bamaze kuyahagarika, umukecuru utarakandagira kuri kaburimbo arambwira ngo umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo Imana izagufasha wigurangiza. Ndi mu bantu bahawe amafaranga na Papa Benito wa 16. Ntarigeze nsengera mu Katolike n'umunsi n'umwe. Ko ku myaka 4 nari muri ADPR. Katolike sinyizi. Mumbaze ngo byagenze bite? Urabizi? Nabyuzi. Haleluya. Hari umuntu ariko hano ubizi. Kuko hari umuntu hano ubizi, ndabizi ko abizi. Yesu ashimwe. Byagenze bite? Mumbaze ngo byagenze bite? Nimubona ukuntu ngana ndi umugabo mbyaye 3. Mwibaza ukuntu ranganaga rero niga muri university. Icyo gihe rero nayoboraga imiryango myinshi, abakatolike, abanglikani, abarokore, kandi nge ndi umurokore yo kugahuru, ndi umupene wo kugahuru. Ntanabyemera mvuga nariko ibintu wampaye byo kuyobora abantu bakora kwa kundi, ariko Imana yari yarabipanzemo ikintu. Papa Benito wa 16 icyo gihe bagaritse amafaranga yohereza buruse, aravuga ngo abantu badafite buruse mubandike. Bisanga ari ngiye muyobozi. Wari kubanza nde? Ntabwo Imana ishingira ku uriwe. Ntabwo Imana ishingira ku cyuri cyo. Afite imbaraga zo gushingira kuri wagakora. Nta kintu kimutangira. Nta musozi wamuhagarara imbere. Nta mwijima wamuburizamo. Nta gikombe atakuzuza. Nta cyugi atakingura. Nta mbaraga atavana mu buzima bwawe. Nta ndwara atakiza. Nta bihata kubita ngo bivaneho. Haleluya. Najyaga njya kuyafata kuri Saint Michel, ntago ari ibanga. Uwo munsi nibwo nahise nimwakura mfunguza konte muri Banque Populaire. Nagiraga yo kaminuza yamfungurije, mpita mfunguza konte, avuga sha ngiye kwimwakura. Mu bintu Yesu agira no kumwakura abantu bibamo. Afite imbaraga zo kumwakura umuntu, agahera ku birange, akakubaka uri rojorojo, akakwita quelqu'un, ukaba umuntu ugahagarara ugafata ijambo akabati oui. Très bien, okay. Naramukunze Yesu. Yesu afite imbaraga. Usikwa nigisha umuntu kwambuka rompo afite imyaka 28. Ukajya uyambuka kugira cyangwa bati courage uzabimenye. Abanyamugi bagaseka kandi umuntu akabimenya. Waje ryari harya mu mugi. Yesu afite imbaraga. Yesu afite imbaraga. Narimvuze ngo afite imbaraga. Narimvuze ngo afite imbaraga. Nsoze ku cyanyuma rero cyanyishe. Mwarakoze gutegura intego. Umunsi umwe azaduhamagara. Afite imbaraga zo kuzaduhamagara. Sinzi aho nzaba ndi, ariko ngo tuzamwumva. Iyi mubona iyi G ingana ni 9.45 Newton per meter square. Ntishobora kuzatuburizamo kuzamuka. Ngo umunsi azahamagara. Mwami wanjye nimara kureba rero. Umunsi uzahamagara. Abazaba barasinzira bari mu bituro, abazaba bakiriho, iyi si tuzayirusha imbaraga. Ubu ntabwo byanshobokera kuzamuka ngo ndenga, ariko uwo munsi afite imbaraga. Azaduhamagara tumusanganire. Ngo mukanya hako guhumbya ni shu. Dr. Rebecca Brown yaranditse, ni umudokiteri w'umukristo, yaravuze ngo abanyafurika ngo Satani abashaka kubabeshaho nabi bategereje amasezerano, ngo yamara no gusohora bakabaho nk'abagitegereje amasezerano. Arabisobanura,
aravuga ngo mu gihe cyo gutegereza amasezerano afata abanyetorero b'abanyafurika akabatera ubwoba akabakanga, tuzapfa nawe uri rojyorojo, uri nta kigenda, uri akantu, uri ukuntu, dore jimbirije igo, dore ukusa, dore ukumerewe, umuntu akazajya arira ntawumurijije kandi afite ibintu byose byamwubaka. Ariko n'amasezerano yatangira gusohora bakajya bamupimamo indwara zimubuza kuyarya, batigabanya va ku ifiriti kandi nibwo yahura nayo, bata amaso yawe yatangiye gupfa, bigenze gutya na gutya. Noneho kubera ukuntu amasezerano atari kuyarya, abakozi aribo bayirira nabo babana, ugasanga ni indakare no mu masezerano. Ariko ngo murarya, reka barye we byarakunaniye. Ariko ngo muratamira shahu, reka batamire. Rebeka Brown ni wabyanditse, aravuga ngo Satani ashaka gutera umuntu agahinda gitegereje amasezerano, yamara no gusohora akagira kandi gahinda. Iri joro tugiye kwimwakura mu izina rya Yesu. Muhaguruke nashoje. Tugiye kwimwakura. Ugiye kwicomokora mu gahinda, ugiye kwicomokora mu ntimba, karaga wumva amavuta niba arimo. Kandi bahitangazo ahigeze kuba amavuta nubwo ikintu bacyoza mu buryo bukomeye. Iyo upimishije ufashe sample ugapimisha mass spectrometer usanga amavuta arimo, usanga karimo. Niba rero warigeze no kuyagira uyu munsi akaba yarakamye, bwira Imana tunyongera ahigeze kuba amavuta araza byoroshye. Tugiye kwimwakura, imwakure. Vane mu gahinda k'ubupfubyi, vane mu gahinda k'amagambo bakubwiye. Ntabwo uri rojyorojo, ntabwo Imana yatera inkunga rojyorojo. Wowe uri rojyorojo, uri umurizo se. Ngo yebaga nkabona ameze nk'inzige, wowe uri inzige. Abandi bari mu bitaro barasaba umwuka, wowe uri umunyuye torero, uri umwana w'Imana. Ntabwo turi inzige, turi abantu b'Imana bafite agaciro. Tugiye kwimwakura kandi buri wese arisengera. Imwakure muri kino giterane. Ubu arangira cya Goshene nari mwakuye.